hazaba abasore beza habeho n'inkumi nziza gusubiza bwabo buzamarwa n'iminkanyari ndababwiye umuntu nabeho uko ashaka ngo ariko azayibuka batazi bibera mu isi. Wow, ngabagana Modini ntabwo tubikomerejeho n'ikintu arayikunze cyane. None kugeza ubu ngubu mufite indirimbo zingahe mwashyize ku karubanda? Julie, I'm begging of you, please don't take my money. Julie, please don't take my money. Abari kwinginga umukobwa w'abagabo. Tekereza ko umeze neza kandi uri mu bihe byiza, wowe nyine udukurikiye umunsi ku munsi nka Yose TV. Ndakubutsa niba ari ubwa mbere dusuye cyangwa ari ubwa mbere ubonye iyi channel ya Yose TV, kora subscribe, share na comment kugira ngo nyine ibintu bigiye komeza kugenda neza, tujye dukomeza kubana nawe 5 kuri 5. Yego, nkubutsa none ko tugufitiye New Vision Pictures, aho tukugerera mu birori byawe, mu ma event agiye atandukanye, ku mafoto meza ameze neza atwika cyane, nuko ibintu bikarushaho kugenda biryoha. N'ibisanzwe rero ndi Niyonkuru Karimi, akanya nakintu n'umutumirwa mushya. Umutumirwa wacu uyu munsi aratwika neza cyane. Nawe uraho neza? Urakomeye? Basa neza, imeze neza cyane, ni ukuri nabikunze nakunze ukuntu wambaye, basa neza mu maso. Wow, kwambika uva ahantu h'abasitari birumvikana nyine hari ukuntu bisa nkaho ntabwo ndajya ku rwego rwo kwambika, ariko ndifuza ko n'igihe nzagira ku rwego nkunda kwambara bitaho cyane mu byifuzo byose. wow, na makeup Byose byanjye n'ibyo byikorera. nyine ariko nkubonye uyu munsi nyine ushaka gukunda kwambara umukara. Yego cyane nibyo barajyanye muri birumvikana ku bantu hamwe muba musa n'abazungu mugomba kwambara black nyine kugira ngo ibintu bigende neza, gusa biranakubera n'ukuri. Kuri Yose TV abakunzi bakurikiye Yose TV natangiye Naomi, ariko nyine nawe ubwo cyagomba kwibwira kugira ngo namenye imiturire y'umunsi aho wariwe neza. Buriya iyo umuntu uvuga ikintu cye nibwo abantu bakibyemera. Yego, ibwira abakunzi bacu ba Yose TV. Nawe Matimba umuhanzi yo nishimiye kukwakira. Hari n'ibindi turimo kuvuga, nzi kuri n'umunyeshuri n'ibindi nishimiye kukwakira n'ukuri. umunyeshuri wo muri kaminuza y'u Rwanda yiga Icyongereza n'Ubuvanganzo. Birumvikana kuko n'ibintu ukora umuhanzi bwawe mu kwandika muri ibyo byose bya design n'iki bijyanye na fakati yawe. Bisa n'ibijyanye ariko ntabwo ari cyane, kuko hari ababa biga ibyitwa performing and arts basa nkaho babyinjiramo cyane kuturusha. Twebwe icyo twibandaho ni ubuvanganzo, amateka, gusoma ibitabo, ibintu nk'ibyo. None hari ahantu nakubonye mbona nyine kuzi no gucuranga gitari yawe iriye kutayizanye, kuko ngo ibintu tuzi ko hatwika ibintu bigenda neza cyane. nari ndi kwibuka nza gutyo nyine utari nta hantu mvuye, niyo mpamvu ntabashije kuzamura gitari. Nanjye uzanyigisha gucuranga gitari, nabonye bintera turabyumva cyane, nanjye nzazinyigisha. Karibu pe, umuntu wese ushaka kwiga yaza nkabigisha, gusa
abantu umuntu utangiye aza abishaka afite ubushake iyo ahageze ukamwereka inota rimwe ahita agira ubwoba sinzi impamvu bahita bagenda nkababura ngo nawe niba uzaza ukahaguma twizeye ko utazagira ubwoba ukagenda. Ibintu by'amasomo ndabitinya numvise utangiye kuvuga ibintu by'inota ariko nkaba narigeze no kumva bavuga bati kwiga gitari birakomera cyane kandi nawe ndabitinya menye nanjye ku munsi wa kabiri ntagaruka hasi. Oya ntabwo bikomera cyane cyane ari ikintu ushaka ntabwo byabikomera ariko niyo ntekereza ntabwo mbizi neza ariko muri instrument nabashije kubona cyangwa gukoraho niyo instrument igorana ibaho bisaba ko ntabwo ari ukubishaka gusa n'ubushake kuko nanjye hari igihe mara igihe kinini ntacuranga ariko iyo wabyize ntabwo upfa kubyibagirwa warongera. Bakunzi bacu mwabyumvishe twakiye umusitari akora ibintu byinshi bigiye bitandukanye ariko nawe nyine nabikomojeho ni gitari njya kandi ndashaka ko tuganira ku buhanzi bwawe Naomi kugira ngo nyine urumva byanga bikunda wenda sinzi nimba ari cyo kintu cyakujemo bwa mbere y'ibindi byose watubwiye gukora ese nibyo kuba kuririmba nicyo kintu cyakujemo mbere y'ibindi byose wavuze ukora? Ntabwo ari ibintu byanjemo mbere ko hari ishuri nizeho muzike hashize imyaka myinshi njyewe yongeye nashakaga kwiga gitari ko papa nawe yari umucuranzi nakuzeho nacuranga gitari nkabikunda ariko nabimusaba akambwira ati wiga ibindi uzabijyamo nyuma nza kujya aho ngaho ngiye kwiga gucuranga gitari ngezeyo mpasanga umuprofe w'umusaza w'umunyamuziki cyane yari yarabuze umukobwa ngo ubasha kuririmba indimi zose amuhaye kwinterpreta indirimbo z'indimi zose sinzi nyine arabibaza aravuga ngo hari umuntu mwebwe wabasha kuririmba indirimbo za France n'ubwoba n'amasoni n'ibiki ariko nyine bahita bavuga ati uyu nguyu arabizi ahita ampereza indirimbo ya mbere y'Iringara ndayiga ndayimenya neza kuririmba Kiswahili n'iza France nyinshi n'Icyongereza byose nyine akumva mfite ingabo ahita ambwira ati ntabwo wiga gitari ugiye kwita wiga voko uririmbe ubundi bya gitari uzajya ucurangira gusa. Wow, ndumva ari story ndende ariko buriya nyine buri kintu cyose kigira inkomoko urumva ko papa we yacuranga gitari akenshi abantu bacuranga baba banaririmba urumva ko nyine ibintu byawe bifite iyo bikomoka bifite isoko byumvikana. Nawe twakwakiriye nk'umuhanzi muri studio za SCTV indirimbo n'ubushurimba sinzi niba ari ugiye kuturirimbira indirimbo nigeze kumva uririmba ngo iby'isi ngo umuntu arapfa ngo umwana n'iki narayikunze cyane bakunzi bacu nawe bakunzi bawe turayikeneye muri aka kanya kugira ngo twumve nyine indirimbo ntabwo ari iyanjye ariko abantu benshi ntabwo bayizi cyane bakunda no gutekereza ko ashobora kuba ari iyanjye ko ntabwo ari iyanjye niyo umuhanzi witwa Billy Buzima yitwa mu nda y'isi sinzi niba biri bugerere kuririmba nta gitari ariko ndagerageza. Urumva nk'umuhanzi uriya Dawuda ugerageze kuko ushobora guhura n'umuntu akaba Naomi basi ndirimbira yego turafata gutyo nta kibazo. Mukiraza bakomeza umuke nawe ahatiza nyamara nawe uzi ibibera mu nda y'isi ndababwiye hazaba abasore beza habeho n'inkumi nziza gusa ubwiza bwabo buzamarwa n'iminkanyari ndababwiye umuntu nabeho uko ashaka ngo ariko azayibuka batazi ibibera mu nda y'isi. Wow, ngabagana Madini ntabwo tubikomerejeho n'ikintu nayikunze cyane none kugeza ubu ngubu mufite indirimbo zingahe mwashyize ku karubanda? Nta ndirimbo njye mfite nari nashira hanze icyo nkora akenshi ndirimba mu bukwe subiramo ziriya za kera izanjye ndandika kenshi mfite amakayi ngira ngo ajya kuba abiri yenda kuzura kwandika ndandika ariko mba numva nyine
simbizi mpamvu igihe kitaragera ko nashinga indirimbo hanze, buri igihe nikigera nzazashira. Naomi nawe ku TV twakubwira ngo courage, nabonye indirimbo izo nyine wagiye usubiramo uzirimba neza, gitari ayicuranga kakahava, narabikunze cyane. Courage ni ukuri. Murakoze cyane murasiba. No, hari akandi karirimbo ngiye kugusaba ko turirimbira, ni indirimbo ivuga ngo Joy. Nuko utazanye gitari, iriya ndirimbo yarayirimbye numva wow, umuntu arayumva akumva ni sawa cyane. Turiho gatoya. Ni indirimbo yitwa Jolene y'umuhanzikazi uririmba country music, yitwa Dolly Parton, arashaje ntakera. Kuririmba nta gitari bikunze ndagerageza kora. Jolene, 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 I'm begging of you, please don't take my money. Jolene, 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 please don't take me to abari kwinginga umukobwa nawe ntabwo nzi kuririmba, ariko nyine narayiririmba neza cyane cyane, bikaryoha cyane iyo mufite gitari. Yego yanabisobanuye iki, ndanandika abashaka ko mbandikira, ubwo se si karibu kwa Naomi? ni karibu cyane ko ndandika ibintu byinshi, ibisigo, poemu, indirimbo, n'igitabo mfite ntarasoza by'kwandika yaza nta kibazo. ni karibu. Naomi, hari undi mukunzi ukurikiye yose TV cyangwa se n'abandi bantu bagiye batandukanye, kabone niyo yaba adakurikiye yose TV akazareba iki kiganiro, afite impano, afite ibintu byinshi bimurimo, ariko ari gucibwa intege n'ibintu bigiye bitandukanye. Nawe wabitubwiye wenda muri ibintu byinshi bigiye bitandukanye, umwana w'umukobwa cyangwa se n'umusore, hari ibintu byinshi birimo kumuca intege, akabona ni very dangerous, biragoye cyane. Ni message namuha, ndibanda ku bakobwa cyane ko nanjye ndi umuhanzikazi w'umukobwa. Abakobwa muri muzike dukunda gusimbiza, ntabwo mbizi ku bandi ariko njye mpura nacyo ko maze imyaka myinshi cyane muri muzike, nkagenda mpura nacyo cyane, akaba ari cyo gituma nyine nguma mu kintu kimwe n'abandi. Ikintu cyitwa rusayidi ni ikintu kiba muri muzika cyane, gikunda guhugura abakobwa, bakunda guhura. Ndabizi kica intege umuntu cyane, ku buryo nanjye navuze nti ibintu byo gushyira muzike hanze yanjye nzabanza nshake hari wenda ubushobozi ku buryo nzifasha ntakeneye ubundi bufasha gukomeza ariko uko byagenda kose umuntu iyo afite impano, iyo yamara imyaka ingahe uko byagenda kose ntacike intege, ibizagaragara bizamugirira umumaro, gusa akanitonda cyane. akanitonda. Message Naomi akaba yaduhaye, aratubwiye ko ari message nziza cyane nakunze. Nawe ubivuzeho uti kuba gusohora indirimbo n'iki, wumva ufite iyi ntumbero wenda ugafite ahantu hagera uko biri hazaba bisaba cyane. Ni ukuvuga ngo intumbero mfite muzike ndayikunda, urwego nyikundaho banza bitandukanye n'abandi bantu ntabwo mbizi. Urabona akenshi umuhanzi azavuga ngo ashaka kugira fame, ashaka guhita aba famous akamenyekana akagera kuri abantu bose bakabona. Nkunda muzike ari njye wicaye nkaririmba, irandikunda kuko nishimiye ndi kuririmba, numva ningera ku rwego wenda rwo kuzagira ko nkunda muziki live, kugira bande yanjye nkajya ncuranga wenda kuri bande nkoresha umugitariste gusa, nanjye niyo ntumbero mfite, ningera aho ngaho ndavuga
nabwiye nyine intego yawe ni nziza cyane wumva nyine ushaka kugera ahantu heza icyo nakwifuriza nuko Imana yakomeza kuyobora intambwe zawe ikabana nawe kandi nyine ibintu byawe ukazabigera hari umwana w'umukobwa cyangwa ni umumama ariko ni igitsina gore afite impano ashaka kwacivinga ibintu bye ariko muri we yifitemo ubwoba bwinshi n'isoni yego gira ikintu mubwira ni uko n'ibintu bikunda kutubaho mu buzima busanzwe tujye tunabivugaho ubwoba n'isoni ariko ibyo biba byatuma nyine atagira aticivinga ku ntego ze impano itajya ku karubanda ubonye ko ubwoba n'isoni ntafite nibyo bintu bingize kuruta ibindi bintu byose cyitwa isoni n'ubwoba kigirira akamaro nubwo bavuze ngo umukobwa ahora y'imbogamizi nyinshi zituma atari ibyo nabyo ni bimwe mu bintu byagiye biza kumva ko ntishoboye ariko nyine sinzi ngo nagira umuntu n'umuntu kumva ubwoba kandi nanjye mbigira biragoye ariko icyo nzi ni uko abashoboye ko kugira ngo ujye gufata moto byinshi cyangwa uvuge ngo ndashaka kuzaba umuhanzi cyangwa ubwo bushobozi nabwo ni ubundi bushobozi agerageza atsinde ubwo bwoba agire icyizere wawe ndabona ababizi cyane nawe ubutaha njye ndashaka ko uzaza kuri yose turi tuzabitanga uzifite gitari basi ni muri ngombwa tuzi ko uzaryoha cyane ubwo bizaba